kiriho ntabwo tuzajya tuvuga abantu bapfuye tukabashimira intambwe zikomeye umva uwa mbere durahera kurinde Mignone Apotre Mignone Apostle Mignone wubahwa ahantu rero rwose numama wubatse ibintu neza bifite imbaraga wigishije ijambo ryo guhugura wigishije ijambo rikomeza kandi ukabona restaurant arahagarara akazamukana n'umutware we ku ruhimbi ntafite ubwoba bwo kumwerekana kandi n'umunyacyubahiro nuko ariko Imana niyobahwe buriya tuvuze kuri agafasha abantu bavirirana mu mitima tuvuze kuri Apotre Mignone afite umutima w'umwihariko afite ikintu bita abagira abantu inama bahari babajyanama bitorero bagakoresha imbaraga mu rwego rwa ngo itorero nivuga butumwa rigire umusingi banyawo ukomeye kude chapeau bubahwe yego uyu munsi turashyira urutonde ahagaragara rw'abadamu bakora iby'ubutwari b'imbaraga ni muri iki kiganiro cy'imboni y'umuhanuzi ariko hari n'abaturi buvuge bo mu Rwanda ariko sindagera bo mu Rwanda ntaravuga ku badamu banambye ku mugabo bita Yesu yego agapfa abandi bakamureka ariko Adamu akamukurikirana kugeza bamubambye bararira bamujyanye mu gituro kugeza igihe abadamu ntibarambirwa ntibasinzira bakazutse bareba ndagira ngo muvuge ijambo rikomeye umugore niba muri iki gihugu cy'u Rwanda yego niyubahwe nanone Pastor Ortas ni umudamu uje vuba ariko avuga yitonze Imana genda muzo twicaranye ku ntebe y'ishuri mwariganye twariganye muri theology ndamuzi n'umurabahanga mwese kandi ukijijwe utarakijijwe abamama mwumva mugeze ku rwego mwatandukana n'abatware banyu arakijijwe nimushake Orta yakugira inama yo kubaka Madame Ortas Pastor Ortas uri intwari aho uri aho wicaye uri intwari wigurira agasoda ka citron ukamwe wafashije imitima minyi Julienne harya ni Kabanda Julienne yego nawe cyo tumuvugaho kiraza kuba ari kimwe ntabwo wenda turi buvuge nk'abamu kuko bo twavuze bora mbaze neza ariko ucyo turi umushimire nubwo yarameze ukundi kuntu kuri behind ariko tumushimire ko hagararana n'umugabo we ku ruhimbi yego Julienne icyo kintu aragikora rwose icyo kuba gikora kiramushyira muri karita y'abashumba yego abereye kuba umushumba arabiviva yego abereye kuba umushumba azi kuvuga kimwe kuba azi kuvuga ni kimwe ikibikomeza ni icyo ngicyo ikibikomeza ni icyo yego nuko yemera guhagararana n'umugabo we ku ruhimbi akavuga ati uyu niwe mutware wanjye twashaka yego Irembo Ryera TV tuze inshuti bakunze ibirembo ryera aho muherereye hose tubifuriza ibihe byiza mukomeze kugira ubuzima bwuzuye kandi tunabwira ngo mukomeze guhagarara mushikamye mukomeye mutanyeganyega mudacika intege ndabizi ko ejo Imana izarema icyubahiro mu cyimbo cy'umubabaro kandi izazamura agaciro mu cyimbo cyo gucishwa bugufi ndagira ngo ugire ibyiringiro kandi bihoraho ukomeze ubane natwe wahisemo neza rero kuba uri ku irembo ryera wahageze shirimumpu maze wumve ibiganiro byaho iryo jambo amen kabisa uraza kumera neza ibyiringiro wongera ugire ibyiringiro aha niho he nakore subscribe ahagume ahatinde araje akurikire turi muri cya kiganiro imboni y'ubuhanuzi ariko uyu munsi turaza kuvuga ku ntwari z'abagore uyu munsi nubwo tubona abagore batentebuka ariko hari n'abandi bagihagaze bagifite imbaraga turi kumwe n'umuhanuzi Prophète Moïse akaba Moses cyangwa Moïse hari umuprofete ariko ushobora kuba Moses bamwita Moses Korora no umusaza ashobora kuba atakiriho no muri Kenya yigeze aza mu Rwanda Imana imukoresha ibitangaza bikomeye cyane agusara cyarihora ashobora kuba yaritabye Imana nko mu bihe byashize ariko muzi kera n'umusaza wari ufite ijwi rinini ryagutse waba umuzi ndamuzi
ni umuntu Imana iyo rero mvuzemo ibiterane byo yakora iyo mvuze Mose mpita numva uwo musaza tubahaye ikaze kandi nanone turishimye kugaruka ku irembo ryera ni iwanyu kandi nabo dore barakwakiriye nawe ndabakunda cyane bashima cyane amagambo y'ubwenge ugira ariko ubundi iyo mbere yuko dukomeza ndagira ngo banze ubasengera Imana Mana turagushimye urero urakiranuka muri byose uri hejuru ya byose tunejejwe no kugaruka hano ku irembo ryera kandi irembo ryera rituma tubona ibyiza n'umunezero buri muntu wese udukurikiranye umuhereze kugirirwa neza nawe imbaraga zikorane nabo buri muntu wese ubabaye umuhereze kwishima mwami uwagize ibyo atakaza ubimugarurire umwagurire ubagurire imbago bageze ku rwego rushimishije neza y'Imana nibabeho umuntu wese urwaye umuhereze gukira ufite ibyo yifuza ubimuhe ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye twizeye amen yego usenze neza urwaye nakire ubu ufite ibyo yifuza nawe nabihabwa ndagira ngo ubu ngubu ashatse yakoma amashyi akavuga ati kandi ayisaba ushaka kugira aho yagera nahagere ni nona muri risengesho muri aka kana izi nzitizi zihise ziva ako kana wari ufite intambara nizirangiye wari ufite dosiye nicemu iryo niryo sengesho ubundi hari isengesho wumva ukumva rifite ubuzima bwuzuye ukumva hari imibereho yuzuye ukumva hari ibintu biremetse bikoretse mu mbaraga zo gusenga ushaka gukundwa ni nona ntago Imana imusiga ushaka kubaka ndiyubake ni nona byose bikoreka aka kanya ufite icyifuzo kandi gikemutse nona kirakemutse kandi uwiza yarakiriye yego uwiza arakiriye yego uyu munsi mu mboni y'umuhanuzi tugiye kuvuga abantu b'intwari yego twabonye abantu benshi bagiye batsindwa ariko hari n'intwari Bibiliya ivuga abadamu benshi bafite ubutwari ariko turaza kuvuga n'abadamu bo mu Rwanda b'intwari barahari kabisa ariko reka duhere muri Bibiliya yandika tubasanishe na karagiteri z'abo bantu niki wibuka ninde wibuka muri Bibiliya Mariya ni intwari yemeye kumvira umwuka aririnda kwirinda nabyo ni ubutwari spirituel ni ubutwari aririnda Imana iramutoranya atwita umwana abyara Kristo iyo ni intwari bura umumama wese udukurikiranye wirinda haba mu magambo haba no mu bikorwa ni intwari yego ubwo uvuze Mariya ndashaka kugira ngo abantu bumve ubutwari bwe hari abantu batahita babushyikira kumva ko ubutwari ari ukubyara gusa akavuga ngo natwe twarabikoze uyu Mariya yari imfubyi turahera ku bupfubyi uyu Mariya kandi ikindi kintu kigaragaza ubutwari wibuke ko Yosefu yamubenze yego akamubenga guhishya mbwira umukobwa wajya kubenga ufite ibimenyetso nka biriya ntimujye mu bunzi umva yakumerera nabi ku rwego rukomeye ariko Mariya ngo arakomeza araticeka yarabyakiriye aravuga ati niba kumbenga kuri mishema ryawe nagirane n'ayandi mahitamo ndatuza ariko ugasanga undi muntu iyo yageze muri icyo kigeragezo umva indura yihereza akavugirizo akirukanka ariko intambara zikaza ibibazo bikaza ariko uyu Mariya kugira ngo aratuza araceceka nk'ubitabaye ahubwo umva kandi nawe shimira uyu musore nawe bita Yosefu nawe yari yakoze ikintu cy'ubutwari kubenga mu ibanga yabikoze mu ibanga n'ibanga z'ikintu yari akoze yari arinze ubusugire bwa Mariya yari arinze n'abantu bazamusakuriza iyo abantu bese aho kubenga akahita kubengera kuri WhatsApp umva akabishyize no kuri Facebook kuri status abani uyu muntu natandukanye nawe namwanze ni mu bime ariko Yosefu agira umutima wo kuvuga ngo iki kintu basireka nge kora rwihishwa hatari umuntu niba dufite abantu abashaka kukumvishiriza abantu munyumvishirize munkubitire kubita igihosho mumbabarize ariko turashimira Imana ko uyu Yosefu yabikoze mu ibanga ngo ndetse ngo marayika nawe bamusura muri ndi banga rikomeye atanamnyurira mu nzozi abahongera ukatusubire erega buriya ariko dore spirituel iyo
Yozefu aza kubitangaza Marika akongera akamubwira ngo nasubireyo zari sore zidashira. Twirinde kujya dukora ibintu iyo wamaze kubinyanyagiza uba wihimye uba wihimye rukomeye uba wihimye. ubundi kuvuga umugore wawe cyangwa se umufiyanse wawe ni nko kwivuga, ni ukwiyangiriza. kuki yamubenze mu ibanga? uriya muntu yamubengeraga iki? Yari yamaze kuvumbura ko umuntu atwite kandi ko ariko kandi ibyo umukobwa atizana ariko yaramukundaga. unca inyuma ugera ku rwego ariko nyine icyo yari amukoreye. Yozefu nawe yarazi neza ko izo gahunda atigeze azikora. nyine nawe yaravuga ati mu by'ukuri nubwo twise abizi sinigeze nk'abakaba urimo urabyumva kuri njye ndi umwe, ariko kuko twaganiriye sindi bugusebye ngo ngende nkomera ngo sanze ngo kanaka twite ngo mvuze induru kugeza ubwo rubanda rwose ahubwo reka nigendere, rero dutandukane. Kandi na Mariya yarabyakiye aravuga ati mu by'ukuri nubwo utekereje ko ngize gute nkwite ntugire ngo ninda y'umusore, nanjye ni marayika waje arasura aranganiriza arabimbwiye arambwira ati ugiye gutwara bucya mu gitondo koko indiri hasi sanga imeze gutya, ariko niba wumva uhisemo kunyanga igendera. Ndaramubwira ati ariko uzabiceceke sinzakuvamo. Ariko Yozefu yavugaga ati giye nkubenze mu ibanga n'ababasore b'inshuti zanjye ntabwo mbwira, abuzi yuko ngo mwiryo joro amuretse nibwo Imana yaje gukora ubuvugizi. Imana ikora ubuvugizi buri muntu wese ufite kwihangana. ngo mwiryo joro Yozefu aryamye kabineti y'ijuru yari yaratera iravuga ngo nonaha wowe uryamanye iki urakora ubukwe n'uriya utekereza ko atwite nonaha. ariko ijuru yaravuga ngo ari bwa Yozefu ntabwo urabwumva maze kugira ngo ukore ubukwe n'umuntu utwite oya Imana ikubuze kurara umurongo ye. oya yaravuga ngo kugeza igihe uzagira gute azabyarira. Yozefu ni intwari. Abantu haragira atajya banariza ngo bumve uzi wakoze ubukwe uwo munsi nturi burongore ariko ntiwemereye kurongora kandi uwo wakoye. abantu mudukwira ku irembo ryera murakaramba kandi ibice birakora ariko birabujijwe kandi birabujijwe. kandi Mariya yari mwiza, Mariya yari afite karite yari mwiza mbwira icyo kintu, ariko birabujijwe ntabwo uri bumurongore kugeza igihe azabyarira. uzi ko Yozefu ari intwari ku rwego rudasanzwe. mbwira umusore wo mu Rwanda ntabwo byakora utuye Igikondo Nyenyeri cyangwa Nyamirambo ntabwo bishoboka bikwifuza cyangwa Ikagugu uwo munsi cyangwa mu Makawa uwo munsi warambagiza bakabavuye ati rero urakwa umujye muri reception musangire keke ayigukatire ayigutamike ariko nijoro atasiye kuzageza kereka babaroza aya maroza aracyaba ariko ubwo borozi umva mbwe yakwihanganaga nakozaho n'intoki ariko byari bibujijwe. uyu Yozefu ni intwari. Yozefu ni intwari mu basore. ubu ni ubutwari, ni intwari mu basore, ni intwari. ariko birikavuga ngo uyu Mariya yaririndaga kuva akivutse kuko uyu Mariya yari imfubyi. ariko mu kuba imfubyi kwiwe ntabwo byatumye yandarika, ahubwo yarakuze akurana wa mutima wo kwirinda. rero uyu Mariya nawe ni intwari. kwirinda uburyo umuntu wirinda aba ari intwari. kwirinda amagambo, kwirinda gukora bibi, kwirinda kandi uru rugo reka turwite n'urugo rufite karite yo kwihangana yo gukemura ibibazo byabo muri siransi cyane. turashimira ingo z'intwari zikemura ibibazo byabo batahamagaje Ruhanda pare na marene badahari anko na anti batagize badahari bo ubwabo bakicara muri siransi ngo Yozefu na Mariya baragana babisobanuye neza. aba bantu kudeshapo Mariya yubahwe kabisa. Mariya yubahwe ni umugore wagaragaje ubutwari bukomeye. reka mvuga undi mudamu umwe Bibiliya ivuga bita Debora ni umudamu yabaye umucamanza w'Abisirayeli bwa mbere.
nimubona abadamu babaye abaperezida, nimubona abadamu babaye abaminisitiri bakuriye inteko nshinga amategeko, nimubona bagize gute, ntabwo ari bishya byahozeho. Ahubwo satani yari yarabariganyije intebe zabo. Yego. Ariko intebe satani z'abagore yari yariganyije, mutangarije ko agiye kuzigarura. Haleluya. Nta nimwe azasigarana. Urumva nonaha ziragaruka mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Noneho uyu mudamu Debora abandi bagabo mu gihe cya Midiyane batera Isirayeli, abandi bagabo barenyegeye barihisha, ariko uyu mugore ahagara ku ruhembe rw'iburyo, ayobora urugamba, yica umwanzi bitaga Sisera w'umukomando ukomeye. Haleluya. Ari umugore ibiganza by'umugore w'intwari. Yabanje kubwira abagabo, arabwira ati mureke dutabare muri iyi ntambara. Muri iyi ntambara turaza kubonamo itsinzi y'Imana. Abagabo baranga. Undi arabwira ati kandi nindamuka ngiyeyo nta shema ry'abagabo rizaba rihari. Iyi tsinzi izaba iy'abagore. Ewewe. Amanuka mu ntambara arwana. Ngo kubita umuntu, ngo azingira umuntu bita Haduyi, abakubitira ku kagezi bita Shishoni, ngo nabo bari batabaranye nabo, ngo baramwataka. Urumva ngo mwatatse ngo umugabo ariruka, ngo uwo mudamu mwirukaho, ngo hageze ngo umuntu rwo yagezemo ngo rusangamo umudamu, ngo umudamu ngo uwo mugabo yakamazi, ati nimuma amazi yo kunywa kuko urugamba rwari rwamusatiriye. Ngo umudamu ngo amuzanira ngo ikintu kimeze nk'amata mu njome ya gipfura, ariko ari amaco yo kumwogoshoye. Ngo wa mugabo arabwira ndati nyereka ahantu mba aryamye, ngo akibwira ngo araryama, nuza Debora nawe barahageze. Haleluya. Wa mwanzi baramunogonora, ngo bazamuka baririmba itsinzi, baravuga ati Debora. duhite dushimira n'abadamu, turashimira abadamu bari mu ngabo zafashe igihugu. Yes. Mu ngabo babohoye, bahagaritse genocide. Cyane abadamu nabo nibubahwe, turabashimira. Aho yarahagaze hose yarari, ariko ikintu cyose yakoze, ariko bwo ngo songa mbere turagira ngo ibi bintu bijye mu buryo. Turabashimiye no kuri kw'Imana, turashimira abadamu. Abadamu batuma itorero ry'Imana, bagira abantu inama, bahari babajyanama b'itorero, bagakoresha imbaraga mu rwego rwavuga ngo itorero nivuga butumwa rigire umusingi wa nyawo ukomeye. Kude chapeau, bubahwe. Yego. Uyu munsi turashyira urutonde ahagaragara rw'abadamu bakora iby'ubutwari b'imbaraga. Ni muri iki kiganiro cy'Imana y'umuhanuzi, ariko hari n'abaturi buvuge bo mu Rwanda, ariko sindagera mu bo mu Rwanda ntaravuga ku badamu banambye ku mugabo bita Yesu. Yego. Agapfa abandi bakamureka, ariko Adamu bakamukurikirana kugeza bamubambye, bararira bamujyanye mu gituro, kugeza igihe abadamu ntibarambirwa, ntibasinzira, bakazutse bareba. Ndagira ngo muvuge ijambo rikomeye, umugore niba muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yego, niyubahwe. Ariko uzi yuko aba badamu iyo batajyana inkuru nziza y'agakiza, abagabo uzi ukuntu bifata, uzi kugira ngo umugabo ajya kwemera ko ahantu hari amavuta. Reka abagabo se barafata, uzi yuko buri aspire hano hari abagabo bagukurikira kandi bakwemera, ariko ntiyatwandikira message. Reka arimo gusukiraje buri Satani n'abandi redi ndi kumukurikirana, akaba kwemera byo gupfa, ariko message reka ariko buri mu mama hano ukwemera abandi spray n'ukuri kw'Imana uyu munsi wamuhereje urakumbise kandi wari mu mwuka ndafashe, wari uri kumwe n'Imana. N'abadamu bagira reaction igaragara, iyo bakunda baragukunda, barabivuga. Iyo anakunda arakora, niwe wenyine wafashe amavuta ayasiga ku birenge bya Yesu. Nuvuga ngo urukundo rungana no gutanga. Urukundo rudatanga ntabwo ari urukundo cyane. Ibintu byo uzanamenya, abantu batajya bakunda kugira gutekerezaho, ntabwo urukundo rutagira icyo rurekura. Ntabwo ari urukundo, kandi urukundo umva kandi kantu k'akamaro, urukundo ntabwo rwabura icyo rutanga. Oya, ntabwo rwabura icyo rutanga, ariko abantu benshi bakubwira ngo ndagukunda, iyo atararekura akantu ntabwo abagukunda.
niyo mpamvu urukundo rwose rusaba ibiguzi kandi urukundo ni ikintu gihenda. abantu bakunda irembo ryera bataragira ikintu batanga ku irembo ryera. Abo ni abafana ntago bakunda. Ni abafana abantu bakunda sipiriye cyangwa mozeza cyangwa ntabwo ari urukundo. N'abafana nabo ni beza, abafana ni beza, ariko abafana hari aho bagera noneho bakagaragaza ibikorwa kugira ngo bakugwe inyuma. Ariko uyu aba badamu bagaragarije Yesu bari bafite, ariko tekereza kugira ngo nibo bantu bonyine bagize umutima wo kujya kugura indabyo n'ibihumura neza kujyana kumva ya Yesu. Ariko uzi yuko mu Kinyarwanda bavuga ngo umugabo watsinze aba afite umugore w'intwari inyuma. Umugabo watsinze ntushaka gutsinda umugore atabigizemo uruhare. Oya ntibibaho. Ntibyakunda. Yakubwira nizo nzira zawe uri gucamo rero fasha umushiya. Ariko burya iyo performance ugatsinda burya ntibakarebe bazarebe inyuma yawe amaboko yaragufashe. Hari igisunika cyabikoze. Turashimira abadamu b'intwari mu ngo zabo bashyikira abatware babo bakagira ku ntego biyemeje z'umuryango cyangwa z'itorero. Turabashimiye. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Ariko uyu mudamu twamushimira Esteri. Watoranyijwe akagaragaza discipline mu bandi. Turashimira abamama bafite discipline cyane iteye ubwoba cyane yo kwirinda ku buryo umugabo abura amavuta akaguma no mwimerere wiwe, ku buryo umugabo abura iki akaguma, kuko uyu Esteri yambaraga ibyo yari asanganywe yambaye ageze ibwami ntiyajya mu bigezweho. Turashimira Imana yuko hari abamama batarenganya ubushobozi bw'abatware babo kuko hari icyo batabonye, kuko igitenge kitabonetse kuri bonane umugabo ntare ku nkeke. Nk'abadamu uyu mwaka turabashimiye n'ukuri kw'Imana. Abo bakoze iby'ubutwari kandi hari abantu hari ushobora no gushimira n'abadamu bagira ibyago bagapfakara ariko bagahita basitaraguringa n'ubuzima bafite n'abana, ariko bagahagarara bagatsinda bagasunika kugeza ku rwego b'abana bize n'amashuri bakarangiza. Yego. Badasambanye. Uyu mudamu yubahwe. Badasambanye. Batabeshye. Batiyandaritse. Uyu muntu ahubwo agomba kubahwa. Umugabo arapfuye. Hari gari wamukoreraga byose example, ariko abanye n'abana we banamyeho barize arabashingiye abandi barashatswe abandi barashatse. Aba badamu bagomba kubahwa. Abadamu bagomba kubahwa. Nukuri bubahwe. Aba badamu bakoze ikigero cy'umugore w'umwari, cy'umugore w'umutima, cy'umugore ufite imbaraga z'agakiza cyangwa se imbaraga z'umuco n'uyu mugore. Buri uyu mugore wapfakaye akigisha abana 3 4 5 nta yindi system anyuzemo. Buri uyu mugore bashaka bamuhereza ntago bisaba amashuri, bamuhereza ministeri y'umuryango yayiyobora. Ntago bisaba amashuri. Uyayobora rwo. Oya hari abantu tugiye gusabira imyenda. Hagira ngo uzayobore ministeri y'umuryango ariko uri mu divorce. Hazi uyu nguyu utarize akayobora. Uyu nguyu ni intwari. Ukuri kw'Imana yego. Ariko suko hari umuntu wa ministeri y'umuryango yaradivorce. Oya nawe simizi. Nako ntekereza ko leta nayo byo gukosa ubwo. Manzi byo kosa ariko nago yarikora. Iryo kosa nago. Ariko manza nimbone turimo. Imbone y'umuhano. Nuko ari hano ariko manza mu bindi bihugu byakunda. Hagubona. Ubwo se habaye ubuhe mu president. Cyangwa se hagira ngo uhereze ministeri y'umuryango. Umuntu uraho ugize gute niki n'amajipo magufege president bavugaho avuga ni mukangurikire munsi nyuma ndivuga perezida bacu yabivuze yavuze rwose umuntu uzi ko tugiye kuri tere akazana inkweto ndende na y'amajipo yanyu yayandi ati rwose mujya mwihangana twagiye ku kazi ntago ari nuzi. Uyu mugore turashimira abamama b'intwari bafite uko bambara, bafite uko bateye. Ureberamo ishusho y'umuco w'igihugu
dushimira aba mama babona bari abakobwa cyangwa bakebura abantu ukabona ati ngwino tubashimira abamama baracyajyana n'abakobwa babo gushopingira abana babo turabashimiye yo kwambara kugira ngo bahishe ubwambure bwabo neza baboneza turabashimiye cyane yego erega hariho icyubahiro cy'umugore hariho icyubahiro cy'umugore ushatse abantu hari icyubahiro cy'umugore ariko ziko kigomba kurindwa nuko yambaye yego byonyine akaba ari message bikaba bitanze ubutumwa w'umuco n'igihugu. Ni nabwo Kristo yavuze ngo bagore nibareba imico yanyu n'ingeso zanyu nziza bahera ko bagire bate bahindukire. Uzika abamama ubundi ivuga butumwa ryabo rya mbere ari ingeso n'imico yabo myiza cyane ariko buriya abadamu bemerwa cyane, Imana irabemera kurenza. Umugabo wananiranye mu rugo uzi ko urwo rubaho, ariko umugore wananiranye mu rugo uzi ko urwo rugo rudashoboka. None se kabanza ngubwira ko ushobora kuvunika akaguru kabaho wavamo umutima ukabaho, ntabwo bishoboka kuko ni ba mutima w'urugo. Erega urugo ruvuye mu mutima. Turashimira abamama bafite abatware babo bataha banezerewe. Ugusinda we na mugabo usinda ngo aranezerwa. Ni bya byaha byo mu kabari, nyine ngo byo gushaka nyine ngo babyorose nyine. Umugabo usinda turana umugaye, umugabo usinda agenda amena ibintu, akaza kubita umugore, akaza arwana, abana bakakwepa. Ariko ntago bazongera perezida yabahakanye. Umva mwabagabo mwe. Oya yarabahakanye ntabwo. Rwanda se mu Rwanda. Ariko simbizi. Nawe simbizi pe. Nawe umva ya. Turashi. Ko bagore b'intwari. Uretse kuba n'inshingano zacu, n'inshingano za buri wese. Yego. Abadamu bafite ubutwari bwihariye na Bibiliya ivugaho. Nkuko muvuga kuri Esther, nawe yakoze ibintu bikomeye cyane. Nawe yakoze ibintu bikomeye, gukopeta mu gihugu kitari ikiwabo no kutibagirwa bene wabo. Uzi uko ariko turashimira abamama batajya babuza amafamiye yabo kubasura cyangwa ngayo umugabo naza arakare yakiriye yonyine. Turabashimiye nabwo ni ubutwari. Esther ngo yibutse abantu biwabo. Turashimira mama bajya bibuka bavuye nabo baturutse naduca dufite abamama bagiye bava mu cyaro bagera mu mujyi bagahinduka ku buryo n'abakecuru mu cyaro atakwigira muhamagara kuri telefone akabatavugisha mama wawe nta mwanya afite, ari bize banamenya naho akomoka. Wese akabati y'ubutane Nyarugenge mu mujyi ruhande rw'ahagarara n'izina yarinda akaza yitwa Stefania kitwa Esther bamwita Francine akayitwa Fanny. Ni Fanny Francine nawe Francine agara turaziranye mu cyaro kafungura imodoka kamureba barasaze uranzi hewe. Ariko turashimira abantu bagiye bavayo bakaba bakibuka bo basize, kavana ibyibuze mbona nakajya kubasura, akajya kubereka abana se, akagenda akareba ukuntu umukecuru asigaye ameze cyangwa umusaza uriho murabo, cyangwa se nubwo baba badari akajya kwivuko akaraba abandi bamuterura gakera. Turabashimira. Hari umudamu umwe mperutse kubona yagiye ku ivuko ry'iwabo, ari mashima Imana yereka abana be ahantu yari arimo avoma, ahantu yari arimo yajya gutashya inkwi, abereka abana barishimye cyane. Mama ariko ni umuhanga, yubahwe nuko nashaka guhita muvuga izina ko yubahwe pe. Turagushimiye pe kuko turimo tuvuga mu ntoza z'intwari, ariko ushaka twanamuvuga no mu izina. Ariko oya impamvu tutabiri umuvuge, hari ibikorwa by'ubutware yakora yakoze, ariko hari n'ibindi by'ubugwari yabafite. Ariko wowe twavugaga nyine wajyanye abana harya ngo nta muntu w'intwari akirihora ngo bintwari yapfuye. Intwari bundi igomba kuba intwari uriho. Nanjye niko mbyumva. Ugiye bira hari ibyo ntemeranwa nabyo. Umuntu agomba kuba intwari ariho.
turashimira abantu bari mu nzira y'ubutwari kuko nigeze nandika igitabo ntago nabonye uburyo bwo kugisohora. ni igitabo kivuga intwari y'umugore, kivuga ku butwari bw'umugore. nabuturutse hasi mbugeza ahantu nza kubura hari support zimwe nagiye mbura ntizatuma nyandika ngo nyifinalize neza. izo support mwazizanye umugabo uzizanye mu bwenge bukaze cyane, uzizanye agisore rwose kuko cyakubitaga neza. wa support ni amafaranga, amafaranga muzana amafaranga sikuri yagisora kirangize, kandi cyo cyakwigisha abantu benshi. Ugira amagambo y'ubwenge, cyari igitabo kigize amagambo y'ubwenge. Ariko tuvuga kuri ibyo, nyuma yuko ba Debora batsinze urugamba, nyuma yuko tubonye abadamu uburyo bakoze kuri Yesu, bagakora umurimo ukomeye, bakemera kumuhamya abagabo bagiye, bagatangaza n'amakuru akomeye yuko yanazutse. Ura nibo batanze message yawe. Yego, nibo bayitanze. Yego. Rero ndagira ngo abadamu aho bari badukurikiye bose bikomera amashyi, ndetse sibo gusa n'abagabo tubakomera amashyi, n'abagabo ni bakoma amashyi kuko abadamu bagaragaje ubutwari. Mw'iki gihe turafite abantu bafite ibikorwa by'ubutwari. Uyu munsi ndashaka kuvuga kuba pasteri beza, abamama pastor, babashumba, babapotre, ariko bayoboye amatorero kandi neza, kandi bafite viziyo umuntu wari wese abona ko yubahwe no abrero. dukwiriye kubavuga mu mazina, bakiriho ntabwo tuzajya tuvuga abantu bapfuye, tukabashimira intambwe zikomeye batumva. uwa mbere turahera kurinde Mignone, Apotre Mignone, Apostle Mignone, wubahwa ahantu rwose. Numama wubatse ibintu neza, bifite imbaraga, wigishije ijambo ryo guhugura, wigishije ijambo rikomeza, kandi ukabona ari strong, arahagarara akazamukana n'umutware we ku ruhimbi, ntafite ubwoba bwo kumwerekana, kandi n'umunyacyubahiro. Nuko ariko Imana niyubahwe. Buriya tuvuze kuri agafasha abantu bavirirana mu mitima. Tuvuze kuri Apotre Mignone, afite umutima w'umwihariko, afite ikintu bita ubumuntu, afasha abantu, afite ikintu bita ubumuntu. Uzikiye bagutaye wahita gutarura, mbese umuntu bataye wafite imbaraga z'umutima zitazakira wawundi bagize bataye. Afite ubumuntu kuko giye wenda muzi, mvuganye nawe rimwe keshi ya Mignone, ariko afite umwihariko. Ni umumama w'umushumba, kandi uretse no kuyobora itorero, ayobora itorero arikunze, akunda abantu, bana babandi baba bumva bakunda umuhamagara ariko batakunze abantu. Ariko Apotre Mignone aho ari akwiriye igikombe n'ukuri, kuko giye kwirembo ryera tuzategura ibikombe by'abadamu bahize abandi mu gukora ibintu byiza. Nimujya nanjye ntuzahabura, ntago nabura. Ibyo ni ibirori, kuko hari abantu tuzayibaha bahari cyangwa badahari, kandi afite impano yo kwihangana. Ni umuntu ukomeye, ari strong, ni umuntu udashobora kandi iyo akubonye mbese mu nzira zitari nziza, agerageza cyane kukwiyegereza kugira ngo byibuze uve nk'ahantu habi. Oya, Apotre Mignone ni umudamu ufite igikundiro, ni umuntu kandi ufite umutima w'Imana, ufite umutima w'Imana n'ubumuntu, ukunda abantu kandi bose. Hari akantu yigeze akora, kandi afite ijisho hano yigeze yakira ati bose babireba n'umugore wiwe, kara kantu ni keza. Ni nka message ndavuga ngo yari kubaka ibintu bitari bimeze ngaho byubakitse neza. Kara kantu ubahwa, ikintu yamukoreye ni ikintu kiri ku rwego gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Yamwigishaga kubaho uri proud y'umudamu wawe. Uwo ni karite ya Apotre Mignone afite ni yereko, n'inzozi namusanganye, ivuga ngo iyo agutumiye arakubwira ngo uzuzanye na madamu wawe.
utamujyanye umubwira impamvu utamujyanye Yego. akaba yazumva ariko ashaka ngo umugabo n'umugore babe bari kumwe. niho navuze ni umumama w'umuvugabutumwa why no ataba proud y'umugabo ngo amwereka ariko kiriya kintu ni message ni ubutumwa abahaye abagore babavuga butumwa abapapa babavuga butumwa kugira ngo byibuze buri muntu wese ajyana n'umufasha we. Yego, oya ni ikintu yakoze buri butumwa buri amavuta uyapimira ku mugore spirituel cyane. iyo umugore afashijwe nicyo gipimo cyawe cy'amavuta. Niyo umugabo afashijwe wa mumama w'umuvuga butumwa dukurikira umupastori nicyo gipimo niyo capacity y'urugero rw'amavuta ufite. Yego, reka abakozi b'Imana baba mama bajyana abagabo babo tubashimire muri intwari aba badamu bafite umwihariko ukomeye cyane. Ni abarokore bo mu mutima, barahindutse barakijijwe bafite imitima iri claire. Yego, barahindutse ku rwego rukomeye. Ni abadamu bafite iyerekwa kandi gukomera kwabo ntabwo kwigeze kubahindura cyane. Barakomeye bakomeza n'abandi baba basitari baramenyekana bagera ku rwego rurenze no kumenyekana ariko ntibyabahinduye abo bari bo babashije kumenya kujera sigise bari bahawe n'Imana. la bosse la glele abo bubahwe mu izina rya Yesu n'ukuri kw'Imana. Apotre Mignone niyo aho uri wubahwe, turagukunda, uri umubyeyi mwiza, uri mama w'amahanga menshi, Imana iguha umugisha. Haba barundara bakira uzi noneho akandi kanakora gakomeye umuntu wese uje arira agerageza byibuze kuva mu maboko ya Mignone aseka. Yego, oya n'Imana yamuhaye impano. uriya mudamu afite impano ikomeye yo ku rwego rwo hejuru. Ategura icyo bita ngo women together. Yego, women together. ndashaka kuzakijoyininga niba atari abadamu gusa ariko ategura ibintu byiza biremereye niyubahwe bisa n'imitima y'abamama bari bababaye bari baboshye barabohoka kubera amagambo ye, kubera ibikorwa bye, kubera urukundo yaberetse. yakoze ikintu kidasanzwe. Yego, uyu mudamu rero tumugize uwa mbere ariko se hano akantu wazagize Irembo Ryera family bitari TV irahari namwe mukajya mujya nko gushakisha nk'abantu bababaye bagize gutukuntu tukigitoguruka tukuzimana tukazinga tukagenda tugasura abantu tukamesera abantu kwa muganga cyane. ako kantu kaje mu kiganiro uzagasengera ndabizi ibyo tuzabikora. abantu bashaka kuzashyira icyo kintu babitangira bakore n'ukuri abarwayi abana biga mu mashuri bayakaye bagafashwa bakiga. Dufite abamama none bagiye babyara abana ku mihanda babandi badafite shinge na rugero, abo bamama bagafashwa. Iyo projet reka nari guhita nyiperezanta uko iteguye ariko banze imba mu mutwe. Hanyuma twari tuvuze ngo tumugize uwa mbere. Yego, ibikorwa bye biramuha rwose ahari rwego. Undi mudamu nanone Pastor Ortas ni umudamu uje vuba ariko avuga yitonze Imana. Genda muzo twicaranye ku ntebe y'ishuri. Mwariganye? Twariganye muri theology. Ya ndamuzi n'umurabahanga mwese kandi ukijijwe. Utarakijijwe abamama mwumva mugeze ku rwego mwatandukana n'abatware banyu. Arakijijwe. Nimushake Orta yakugira inama yo kubaka. Madame Ortas, Pastor Ortas, uri intwari aho uri aho wicaye, uri intwari wigurira agasoda ka citron ukanywe, wafashije imitima myinshi. None ukuntu avuga gake nira ni message ku bamama uko bakaba bitwara imbere y'abatware babo. Oya noza uretse wenda ikibazo hari igihe umuntu avuga ukaba wagira ngo nuko yaje imbere. Oya ariko mama Ortas arananyumva arananzi ni kwateye n'ubuzima bwe n'umudamu witonda ucisha make kandi uganira. Reka ngiye gusaba Ortas akantu gakomeye uzana mumbwira ko mwariganye aka kantu ndakamusabye n'ikintu azabakoze kiza cyane.
na Pastor Mutesa Nyumve. Mutesa yimuzanamo hano kuko ntabwo twahita Oruta azadufashe agira inama bari abamama. Yego kuko turi hano twushimira abamama b'intwari no kuri kwimana abatumeho abakorere kanseri. Yego abakorera counseling baba bafite nk'ibikomere mu mutima binyuranye bituma hari umuntu yiyumva ukundi kuntu cyaka bazi ko ibyo ari gukora ari ukuri basi icyo utazababwira basi ntacyo tuzacyemera bazamwigireho. Oruta n'umumama afite ubwonko bwenge afite umutima avuga amagambo y'ubwenge ahuza utagira abantu inama nigeze mbona kuri arativa mutumiye avuga ni bino bintu wapi nagari kuja ubuzubakwa zite naho namubone naramukurikiranye cyane abwira mama twiye kwitwara gutya umukozi w'Imana yageze abigenda bitya mama umukozi w'Imana utari umukozi w'Imana bagomba gutandukana akajya no mu muco rwose. Oruta Imana igumugisha uko akijijwe ngira nkwibutse ko Oruta ni umudamu w'umunyakigali. Urimo urabyumva niho yavukiye niba nibuka neza ashobora kuba ariho yavukiye ariko yabaye hano za Nyamirambo n'umuntu w'i Kigali. Uri kurabyumva ariko wahisemo ikintu bita kwiyubaha. Yego bisobanuye Imana imuragiza intama. Aba umuntu wo gushumba inama ariko azaje nyawe abiba amatishushanya aravati gukizwa no gukizwa. Yego Oruta hari message buriya nishatse kumva yatanze yova ngo nubwo waba uri kavukira nubwo waba uri umunyamujyi wo uri gutukurikirana cyangwa waragiye muri Amerika cyangwa se muri Minnesota cyangwa muri Pologne aho waba uri hose ntabwo hano agomba kuguhindura ugomba kwahindura. Oya afite n'imyifatire iri ku rwego rwo hejuru kandi arasa neza umudamu ufite amafaranga umva uko navuga uko nagize yakabaye ari wa muntu nyine tubyita ushaka n'ibikabyo by'ubwiza yego ariko oya ariko ntago ari cyo yahisemo aratuje afite ikintu yahisemo bivuga ngo ko buri mwiza kuba uvuka aha kuba uraha muri umujyi wa Kigali ntago byakabaye guhindura uri we wakabaye ubikoresha ahubwo mu gutuma abantu bakwigiraho. Abamama bameze nkawe rero nabo nibo bahwe banabitekereza bafite n'intekerezo gusa zimeze gutati Imana umaye kwitwara nka kanaka nawe uri mu nzira yo kuba ubutwari bubahwe. Yego hanyuma abanyine ni babadamu badatinya kugaragaza abagabo babo. Urimo urabyumva akakano kararyohe bari fiyeri y'ingo zabo bari fiyeri y'abagabo babo yabo bashakanye ingo zabo abana babo no kwigisha nabo bigisha bakabereka yuko ibyo babigisha bagerageza kubishyira mu bikorwa. Mubahwe nubwo tugifite abandi badamu dukikoraho ubushakashatsi ariko reka tuze kuvuga kuri Julienne harya ne Kabanda Julienne yego nawe cyo tumuvugaho kiraza kuba ari kimwe. Ntabwo wenda turuvuga nk'abamu kuko bo twavuze borambaze neza ariko ucyo turi umushimire nubwo yarameze ukundi kuntu kuri behind ariko tumushimire ko hagararana n'umugabo we ku ruhimbi. Yego Julienne icyo kintu aragikora rwose n'ubaho icyo kuba agikora kiramushyira muri karite y'abashumba. Yego abereye kuba umushumba arabiviva. Yego abereye kuba umushumba azi kuvuga kimwe kuba azi kuvuga ni kimwe ikibikomeza ni icyo ngicyo ikibikomeza ni icyo. Yego nuko yemera guhagararana n'umugabo we ku ruhimbi akavuga ati uyu niwe mutware wanjye twashaka. Yego kandi yashatse nari narananiranye. Yego yaminduye umuntu. Yego uyu mugabo nawe yubaho. Ni ukuvuga ngo n'abamama babitekereza gutyo cyangwa se bafite inzira ziganisha kuri icyo gikorwa cyiza bameze nkawe bari bameze nkawe kuko yarahindutse. Mube fiyeri
yo gushimira abatware bayo cyane nukuri Cyane. karakanda aragakora karakano kararyoshye ako kantu nawe kamushyize mu mwanya kararyoshye w'abadamu b'abashumba bagomba kubahwa kuba umushumba agomba kubahwa agomba kubahwa rwose mu badamu b'intwari bakoze ibintu bigize nawe ako kantu kamuzanyemo agomba ubundi twari butangaze urutonde rw'abadamu 10 tuzaza tuvuga abandi barindwi ariko nabo tugiye kubakorera ubushakashatsi tuzakorera ubushakashatsi ariko ubutaha tuzanavuga no ku badamu barwanye intambara nyinshi bakazivamo neza kandi oya hari n'abazitsindiwemo ariko tuzabate uruhurirane ariko reka dushimira abamama babyaye abana sibyo yego ntibabata ku mihanda babyaye abana ntibabatera abatware babo bemera kurenganwa nabo bemera kubabarana n'abana abagabo barabanga ariko bagomana n'abana mwaba mama mwe turabashimiye ku irembo ryera duhagaze mu mavuta ya nona nukuri ni mwubahwe Imana ibaho umugisha oya tugiye kuzatanga igikombe ku bantu aho uri wicengere wigurira akantu b'abadamu kandi bakoze ikintu cy'indashyikirwa ndetse icyo kintu kikaza kugira gute kuba gihagarariye ibindi byose ubutwari bwo burakomeza dufite n'abandi bibiri yivuga uyu mudamu bamwita Dorcas ariko hari n'abavuga yuko yitwa Tabita Dorcas nabo ni intwari akaba ari umudamu wari waravuye iwabo mu cyaro ariko afite umwuga w'ubudozi yego ariko yumva afashwemo n'ishyaka rikomeye ryo kudodera abapfakazi imyambaro aza abaha support ku rwego rukomeye yego arabafasha ni umudamu wari ufite ubutwari kuko yari afite umutima w'ubumuntu yego hari n'abandi badamu wenda tutabona ubwo byo tugira bafashije na ba Paulo batangaga n'amafaranga kugira ngo ivuga ubutumwa rigenda ariko Dorcas we yakoze cyara kintu imfubyi ntago yaburaga umwenda aho yarari yaravate turashimira n'abadamu bafite izo ntekerezo kuba bafasha abantu cyangwa bashaka kubishyira mu bikorwa rwose mujye mu bikora hari n'abadamu bakunda gushyigikira ivuga butumwa abo nabo ni intwari kavuga ndisipiriye gukora ibi bitano byanjye kuri iki gihumbi kuri 500 ntubura amazi yego cyangwa wamutumirwa ntabura amazi cyane icyo kintu ni ikintu kuko ibintu ukora na amafaranga ni ikintu abantu ni ikintu na Yesu turashimira abadamu batwareho bajya gufasha abantu ntibababuze kubafasha ntibabuze abagabo babo kuba bafasha abantu ahubwo bakabasapotinga bakabashyigikira bakabikora turashimira buri muntu wese w'umumama ufite umutima mu bitekerezo cyangwa se ujya unabikora agafasha abantu bababaye yego uwo ni Tabita kandi mu Rwanda harimo dukeneye ba Tabita dukeneye abantu bafasha abantu dukeneye kandi ikintu umudamu yabikore uzi ko umudamu ushaka yita akora na publicity agahamagara abandi umva turafasha aba bantu kandi turabafasha ibyo bintu byakora bagira impano yo kwatira yo kumvirwa cyane yo kumvirwa no gukora kandi no kutinangira umutima nta mudamu winangira umutima ufite umutima winangiye azamenye ko ubundi yari yabaye umugabo nubona umudamu winangira umutima uzamenye ko yari yabaye umugabo bikanga bigaca yameza amabere bigaca byahindutse ariko ubundi yagombaga kuba umugabo ubundi umutima w'abadamu ni umutima w'impuhwe n'impuhwe yego arangwa n'impuhwe akumva ubushagarira yabonye amabere akikora yabona umwana akabona n'uwe akagira impuhwe akavuga ngo ari uwanjye byagenda bite yego dusoza ikiganiro cyacu turagira ngo uwakwifuza kuguhamagara abe yaguhamagara anyuze ku murongo wa telefone ugiye kumubwira yego ni 078 38 48 700 38 078 38 700 ni nomero nziza yoroshye cyane yoroshye kuyifata yoroshye kuyivuga mu mutwe yoroshye kuyivuga yoroshye no gukanda akanyenyeri
142 yoroshye mu mpande zose yoroshye mu mpande zose yoroshye mu mpande zose rwose n'akagiye ugakanze iyo nomero ikakira vuba ntibikuvuna rwose byaba ari byiza cyane. dushyira imbere y'Imana udusengere. Mana turagushimiye urakiranuka muri byose. Buri muntu wese ukurikirana iki kiganiro aze kwigira kuri aba ngaba tuvuze agira umutima w'ubutwari. Mana n'uwari uri hasi afite ubundi mutima uwuhindure kugira ngo atere ikirenge mu cyaba mama bakoze ibikorwa byiza, kandi abamama bose ubagirire neza ubahereza umugisha. Baratubyaye twabaye kubera tubafite, turashimira abamama bagiye batubyara, bagiye babyara abana ntibabata, abagiye bangwa nabo bashakanye ariko bakakomeza kurera abana nabo bahereza umugisha. Rero muri amasaha buri muntu wese dukurikiranye muri iki kiganiro umuha umugisha, umuremere byiza, umuremere umunezero, umuremere amashimwe, umuremere kubahwa, ndetse mwami Imana ugendane nawe mu byo ashaka gukora byose muri urugendo rwa 2023. Uhagarane mu izina rya Yesu, tugire neza, ni mu izina rya Yesu tubisabe twizeye, amen. Amen. Yego.